Mazimisi urupfu rw'abatera ibibazo mu mbuga nkoranyambaga. Ise twasanze atwikira impande y'imodoka, bamutwikije agatenge. Nibwo impanuka yari ikibaye mu masaha 3 n'iminota mike cyane. Mbona se asubije agatenge ariruka, ahita agira ikibazo cy'ihungabana. Ngenda nkora ku birenge, nsanga ibirenge byamaze gupfa. Cyanje muna yese kuvuga ngo ntabwo umwana wanjye ari buze gupfa turumbuye amaso, reka nihute mu muhombe cy'amaso. Nkumurikire igitenge kugira ngo muhombe cy'amaso, nsanga nta maso afite. Impanuka yari yakuyeho igice cyose. Yarinze kugera mu masaha y'iminota. Umukwe wacu ataramenya ibyabaye. Ahubwo arampamagara arambwira ngo dadi, mubese gufata irembo byarangiye ngo tuze. Nagira ngo ngureho ibyo byose byagiye bivugwa. Abantu bamwe bavuga ko umushoferi yaguriye ngo amwice, ngo ni uburozi n'ibiki. Abantu bamwe bakababazwa n'uko dusaba yitabye Imana wenyine. Nta muntu ukwiye kuba yakwishimira ko hapfa benshi. Niwe witabye Imana wenyine, abandi Slim Jesus. Nagira ngo mvuge akunyaga tuje gushingura, tugerekeje, tuje gusezeraho mu biki. Navuga ngo yavuye ku biki. Tusali Apolinariya ni mwene bahawe n'Imana Apolineri, yagizwe n'Imana Jacqueline. Nge kubabwira ndi se wabo, ndi murumuna wa se umugwa mu ntege. Yavukiye mu karere ka Gakenke mu murenge wa Rusasa mu kagari ka Rurembo kuri ya 7 z'ukwa kabiri mwaka w'1998. Akaba ari imfura. Ndagira ibyo mvuga ariko mufata nk'ukuri. Tumaze iminsi urupfu rw'abatera ibibazo mu mbuga nkoranyambaga, abantu bose uko bashaka. Ibyo rero niyo mpamvu yo kubabwira ukuri ariko ukuri. Uyu nguyu akaba ari imfura kuri Bahabonimana Apolineri ndetse na Dusenimana Jacqueline. Uyu mukobwa yavukanaga n'undi muvandimwe umwe witwaga Kebedi. Nyina yitabye Imana mu mwaka w'2002. Nuvuga ko uyu Tusali yasigaye afite imyaka 4 y'amavuko, murumuna we afite imyaka 2. Uyu murumuna we nawe yaje kwitaba Imana muri Covid. Tusali akaba yarasigaye ari we mwana wenyine kuri Bahabonimana Apolineri na nyina Dusenimana Jacqueline. Ariko yari afite abandi bavandimwe be 2 kuri se, ariko badasangiye nyina, basaza be b'abahungu. Nuvuga ko asize ise Bahabonimana Apolineri, agasiga umugabo we Jean Marie, agasiga n'abasaza be 2 basangiye se. Arangije amashuri, yabonye akazi mu karere ka Rubavu. Yari umwarimukazi mu murenge wa Busasamana mu kigo cyitwa Rebero, niho yakoraga. Turibuze gusaba ko na diregiteri ageze hano mutwemere muze kumuha akanya agira icyo atubwira nk'umuyobozi uhagarariye urwego rwa leta. Ku ya 29 z'ukwezi kwa mbere yasezeranye mu murenge wa Bushoki hamwe na Hatangimana Jean Marie Vianney. Ni ukuvuga ko yitabye Imana ari umugore mu buryo bw'amategeko. Ku ya 14 z'ukwezi kwa kabiri wari umunsi tumaze iminsi twitegura nk'umuryango
tumaze hafi iminsi 40 inama itegura yakoreye iwanjye mu nzu turi kumwe tutegura uyu munsi wa tariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri. Twese twari turi hano twabukereye turi muri sare nabonye twasezereyemo. Iyo sare uko bagomba kuberamo, umukobwa wanjye arambaza ngo papa mudusariye munyereka icyumba ariko ngoje kumwambarira. Ndababwira muhamagare kuri telefone yambaye bari kumuhamagara bari kunayifite. Njyewe reka muhamagare, muhamagare nyina wabo witwa Angelique, ni naho yari yaramiye niho yaraturutse ari Gitumba, nawe ntiyayifata. Muhamagara umugabo wa nyina wabo Gaston, twari twahoranye hano ari hariya ku gikoni ari gupakurura byo guteka, aranyitaba. Njubwo nari mpagaranye na MC, arambwira ngo ubukwe bw'ikibaye ngo habaye impanuka ngo kandi dusarashobora kuba yitabye Imana. Icyo nakoze nafasha abantu bose bari hano basaba ko baje muri sare, ndababwira ngo bihangane habaye impanuka ngiye kureba uko bimeze. Fata abantu b'abakuru turagenda, tuhageze ise twasanze atwikira impande y'imodoka, bamutwikije agatenge. Nibwo impanuka yari ikibane mu masaha 3 n'iminota mike cyane. Bari baravuye Gitumba aho yari yaramiye, baje hano kugira ngo bambare, kwari kugira ngo bambare kumwe n'abandi bakobwa bagomba kumwambarira. Ise niwe wihusaje imbere yanjye, aramutwikura mu maso, mbona se asubira agatenge ariruka, ahita agira ikibazo cy'ihungabana. Ngenda nkora ku birenge, nsanga ibirenge byamaze gupfa. Cyanje mbona yese kuvuga ngo ntabwo umwana wanjye ari buze gupfa turumbuye amaso, reka nihute mu nkombe cy'amaso. Nkumuyikire igitenge kugira ngo muhombe cy'amaso, nsanga nta maso afite. Impanuka yari yakuyeho igice cyose. Naragiye gusanga hirya mu gitari ukama gato, numvaga cyagusenga birananira, mvuga ijambo kumwe ngo Imana idufashe. Ndagaruka fatanya na polisi gukora nkete, fata umushoferi wari untwaye dutwara abandi bahungabanye gato. Za ambulance zirahageze zitangira gutwara izi nkomere bose babajyana kwa muganga. Turangije rero umurambo wamaze kuwutwara, turagaruka hano turiyumanganya gusezerera abantu, ubwo tuje gutangira ikirimo. Nahamagaye nyirarume umukwe wacu, ndamubwira ngo ubukwe bw'ikibaye rero muhagaritse kwitegura, aho bari bakajeho kuko umukobwa amaze kwitaba Imana. Nibwira ko yabibwiye umuhungu, byarinze kugera mu masaha y'iminota umukwe wacu ataramenya ibyabaye, ahubwo arampamagara arambwira ngo dadi mubwese gufata irembo byarangiye ngo tuze, we n'abandi basore ngo baze. Ndamubwira ngo ukomere, yabize umugabo nanjye nakomeye, ni umugore wawe amaze gupfa. Rero kugira ngo nsoze, nagira ngo nkureho ibyo byose byagiye bivugwa. Abantu bamwe bavuga ko umushoferi yaguriye ngo amwice, ibintu birebire, ngo ni uburozi n'ibiti. Oya, iriya nzira ni inzira mbi rwose. Icyo abapolisi bambwiye nk'abamenyereye iby'umuhanda, bavuga ko umushoferi ashobora kuba aramaze gukata ikorosi rimwe agakomeza kugira confidence, ntazabane umuriro, ibya kabiri bikamunanira agata imodoka muri politiki. Abantu bamwe bakababazwa n'uko budusaba yitabye Imana wenyine. Nta muntu ukwiye kuba yakwishimira ko hapfa benshi. Niwe witabye Imana wenyine,
abandi byagaragara ko bari bahungabanye, abandi bakomeretse, hari abakiri mu bitaro ariko abandi bashoboye gutaha, kandi abakiri mu bitaro ubona ko leta barimo bazakira. Ubwo rero impamvu yitabye Imana wenyine ni uko yari yicaye imbere kandi yicaye mu kaboko k'iburyo, akaba ari naho imodoka yagwiriye. Ubwo icyo abantu batumve batyo. Reka rero dushimire cyane rwose ubuyobozi bwa leta kuva ku mukuru w'umudugudu kugeza kuri meya, bose twari hamwe hariya. Polisi nje nahageze imaze kuhagera, ambulanse zahagereye igihe, abo zagomba gutabara zitahagera abo nabo ntabwo baba bakiriho. Ibyo byo gushimira ubuyobozi bwa leta. Ndashimiye mwe nk'abantu batwitabye mu bukwe dukoze inshuro ebyiri mu cyumweru kimwe. Mwarakoze, Imana ibahe. By'umwihariko ndashimira umugabo witwa Gaston, ndashimira Munyaneza Eustache, ndashimira umusaza witwa Andre, ndashimira umukwe wacu Jean Marie kugira ngo dutegure ubukwe mu minsi 3 gusa. Nk'uko mubona mutya budutunguye, twe tuvuye mu bumbi si ikintu cyoroshye, ariko njye nakwishima kuko njye nagomba kubikora. Niyo mpamvu banahari nagomba kubikora, ntawe utsigara. Mwarakoze, Imana ibahe rwose. Turashimira rero Kiliziya. Uwo munsi hagomba kuba imihango 3, naho nagenda nabivuze. Uyu dusari yari yiteguye neza, yagomba kubatizwa, agahabwa Ukarisitiya ya mbere, akanashingirwa, akanakomezwa ko n'imihango ine yagomba kuba ku munsi umwe, kuko yari asanzwe ari umuyoboke w'idini y'Abadivantisiti mu munsi wa kabiri. Kiliziya Gatolika ni munsi padiri mukuru wa hano tunategura kugira ngo anyemerere ibyo mu gihe cy'ukwezi kumwe, namuhamagaye kuri telefone gusa ndabimubwira ahita abyemera neza, aramfasha. Paruwasi Busasamana iradufasha, Paruwasi Gahunga yose namugaragara kuri telefone, aho bigeze bamenguha. Mwarakoze cyane. Murakoze Maitre Rutikanga. Mudusabye ubuhamya bwa Diregiteri se yawe hafi. Diregiteri wa Dusari tambuka twakubonye. Nyagasani, tugusabye kwakira umuja wawe utabarutse kuri iyi si, umuhe kubana nawe, kandi kubera intege nke z'abantu wenda yaba yaramucumuye, mugirire imbabazi wowe nyir'ibambe, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Dawe uri mu ijuru, Dusari ya Maria, abamarayika bakujyane mu ijuru, nugere abawe Imana bakwakire, bakugeza mu murwa wa Yerusalemu mutagatifu. Urugaga rw'abamarayika nirukwakiriye, maze ubundi nuko ridashira, hamwe na Lazaro wahoze ari umukene. Nyagasani Yesu nabane namwe, ushobora byose nabo umugisha, Mana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mujyane amahoro ya Kristo.
ridashira. Nyagasani, tugusabye kwakira umuja wawe utabarutse kuri iyi si, umuhe kubana nawe, kandi kubera intege nke z'abantu wenda yaba yaragucumuye, umugirire imbabazi wowe nyir'ibambe, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Dawe uri mu ijuru, Usare Apolinariya, abamarayika bakujyane mu ijuru, nugerayo abawe Imana bakwakire, bakugeze mu murwa wa Yeruzalemu mutagatifu. Urugaga rw'abamarayika nirukwakiriye, maze ubundi nuko ridashira, hamwe na Lazaro wahoze ari umukene. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose nabo umugisha, Mana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, mujyane amahoro ya Kristo.